Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Rweme TV, nyuma y'umukino wahuje GS Marimeris Kibeho ndetse na EIBC Kibeho, nongere nguhe ikaze Axel, wansanze muri studio, match yatangiye turogeza ntitwabonye umwanya wo kuganira. Urakoze cyane tonto Roger Boy. Nk'uko byivugiye ni Roger Boy koko, yego ni amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Niyonshuti Roger aka Roger Boy, nkaba ndi umunyamakuru wa Marimeris. Ese wowe kugira ngo bakwita Giseri byaturutse he, mu rugo ni he? Urakoze cyane, mu by'ukuri amazina yanjye nyakuri mbariyo mperaho ni Ntagisanimana Emmanuel, bagakunda kwita Axel, mu rugo ni i Musanze. Hanyuma no kugira ngo banyite Axel byatewe nuko bagiye banyumva mu birori bitandukanye byinshi cyane ndetse n'amarushanwa menshi cyane, bakagenda bumva iri jwi ryanjye iyo nogeza cyangwa se n'iyo turi mu bikorwa bindi bitandukanye hariya mu kigo, bakumva ndogeza, bakumva ijwi na Axel neza neza. Icyabemeje ni ku munsi rero w'intwari wabaye tariki ya 1/2 igihe twogeje umukino wari wahuje amakipe yacu ni Golden Generations ndetse na Mountain Tigers. Uwo mukino rero warangiye Golden Generations batsinze. Hanyuma rero icyabemeje n'uburyo navugiye muri mikoro neza neza nka Axel, bakumva ijwi nige. Hanyuma rero no kuri YouTube channel babyumvise bumva na Axel koko. Hanyuma rero baravuga bati ntabwo twakomeza kukwita Emmanuel twumva neza neza ari Axel, ubwo rero duhisemo kukwita Axel niryo zina ryawe kuko nubone kuri mikoro na Axel kuko wogeza nkawe kandi uranamukunda, naho ngaho ryakomotse Rogers. Yes Axel, ese watubwiye ati mu rugo ni Musanze, kuva mu majyaruguru ugera hano ikibeho n'urugendo runini cyane. Ese byagenze gute kugira ngo wisange mw'iki kigo cyanaguhaye izina rya Axel? Navuga ko ari amahirwe akomeye cyane, n'amahirwe aboneka gake mu buzima, ni ibintu byiza cyane. Ubwo nari nkiri umwana ngize imyaka 5, n'umupadiri w'i Burayi yitwa Padiri Barthélemy, warebye uburyo meze aravuga ati uyu mwana yazava umuhanga cyane, reka tumushakira ikigo. Ati ariko nabonye ikigo hari Kibeho cyigisha abantu bafite ubumuga bwo kutabona, nawe rero yajyayo. Hanyuma rero bahitamo kunjyanayo, hanyuma nabo banyakiriye neza nk'ababyeyi, baranyigisha, angira impano nyinshi nk'izi ngizi arizo ngenda nerekana zinzamura n'izina cyane nka Axel. Yes, ni ibyishimo bikomeye cyane ku buntu wagiriwe. Ese ko uri Axel koko kandi nanjye nkaba nabyiyumviye, ukaba umukunda, mu zindi mpano ugira ni nk'izihe? Usibye impano yo kogeza, indi mpano izamo n'impano yo kuririmba, gukina amakinamico, nabyo ndabikora cyane. Nizo mpano ubundi mfite. Okay, noneho ugiye kubanza udukubitireho akantu kamwe katwumvisha neza ko ari Axel, ku buryo n'umuntu uza kubona iyi video kuri Rweme TV aho adukurikiraniye aze kuvuga koko uyu mwana ni Axel, ubundi uze kurangiza uturirimbira twumve. Yes. Akarako nkorera n'ugifashe ku munota kabiri umukino kabisa, umukino wamaze utangiye hano kuri stade Kigali Pele Stadium. Akaba agiye kurengura neza, afite n'umurenga w'ikipe ya APR, aragapasa kwa Shimwe Christian, bagapasa neza kwa Benjamin. Iyo ni APR, comeka pasa neza kwa Shaibobo, pasa ruboneka, rekipera neza na Rayon Sport, mpira muremure kwa Kalisa Rashid, aragatanga neza kwa Rukundo Abdulrahman aka Paple, shenga neza na Sajana Gaza, comeka pase kwa Mwirekeve, aragapasa kwa Haji, goboka neza sana Clément agatanga kwa Pam, Viana Pam Joseph Asanga Bemol International Camerouni, Shenga chacha kuzacurika curana chabenya huranya sutenya kusanya kwa kwanya Fontre Mesh imbere Sam, attention! Taizamo Korogo Pam naseyo mu rwego rwo hejuru
pase exterieur di Pierre hawe n'uwitwa Pam Joseph Asongwe Bemol. Mawoma nawe arahindukira neza cyane nka bimwe by'abantu ari dogifaru kabisa. Ahagaze mu rubuga rw'amahina agakontora neza cyane n'ifi. Akabika mu kuguru kw'iburyo. Aragacegeta rongera aragatirigita neza cyane. Akajugunya mu nkanka zizamuka asekuramo ngo no. Epiara kimwereye ubusamba oma. Epiara kabisa banyitegura hakiri kare. Itsinze ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero reka dusigereze turebe ikipe ya Rayon Sport izi mpinduka.